Hello my people, nize ko meze neza tubaye ikaze kuri The Eagle Eyes. Nize ko meze neza nongeye kubasuhuza aho muri hose. Amazina yanjye yitwa Keza Isimbariza, tuzaza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uko mubibona mfite vibe, nize ko namwe mufite vibe. So twongeye kuba ikaze kuri Eagle Eyes, tuzaza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Byinshi birimo inyigisho zigiye zitandukanye zagufasha aho uri hose, zafasha abantu bari bo bose. Uretse n'inyigisho bizaba zifite nyine vibe, ama story abantu bakunda ati click it. So nzaba ndi kumwe hano, mba ndi kumwe n'umuntu hano, ariko izina rye ni ukuri riri kungora kurivuga kuko uko muri kumbona izina rye rwose ryangoye kurisohora mu kanwa, biri kungora pe. Wambare kivuga ko izina ryawe rigoye. Kurisohora mu kanwa iragoye cyane, mbara wibwira abanyarwanda. Ni kigoranye. Izina ryawe ni ribi. Ndaguca agasebe. Ibaze ukakunda n'umuhungu ngo ndaguca agasebe. Sheri ndaguca agasebe. Nemeye imbere y'Imana ko ndaguca agasebe agiye kumbera umugabo. Mugomba kujya mwiga kubaha amazina y'abandi. Oya pe. Sinaryubaha iryo, wihangane, ariko tuzagira turyubaha. Harya wewe wivuze. Ngewe nitwa Keza. Umva ariko iryo zina. Umva iryo zina. Ndaguca agasebe. Keza se murasa. Umva nitwa Keza Isimbi. Uzi isimbi icyo risobanuye? Isimbi ni ariko ni munseke ni mbivuga nabi. Isimbi ni nk'amasimbi nyine, ikintu cyiza aba ari amasimbi n'amakombe. Ego. Irindi ni Aliza. Ya, so nitwa Keza Isimbariza. Ufite ubutumwa yabutambutsa. Ufite ikibazo cyangwa se ufite ikibazo. Ufite ikibazo na kibazo. So ikindi kintu nabasaba nk'abakunzi bacu, nk'abakunzi bagiye kuba bacu, ni ukuri muzajye mwibuka gukora subscribe, comment, share ku bashuti banyu. Mana yanjye mubikorere twebwe agasebe gato. Ndaguca agasebe. Gira abantu basi ushishikariza abantu muziranye, abavandimwe, abantu bari hanze basanzwe bazi ibikorwa byawe. Abantu bose ubundi bazi ko ari inshuti zanjye. Abantu banzi iyi sura atari ubwa mbere bayibonye. Deborah ndakwinginze kora subscribe n'abandi bantu bose. Deborah turi kurebana. Kora subscribe n'abashuti banjye bose, please support me, abanyamuryango banjye ndetse n'abanyarwanda mwese ndetse n'abantu bose bari hanze, please. Deborah ntuzi wenyine mu bantu bose. Oya ni benshi, mfite abantu benshi kuko mana yanjye ni benshi cyane. Ba mentioning babigira ibyabo. Okay. Deborah, Munyana, Anna, Tony. Tony ni ingenzi. Ni ingenzi cyane. Mama wanjye, papa wanjye, abo ni abavandimwe gusa mvuze. Inshuti zo mfite inshuti nyinshi byangora. Baba hanze, ababa mu bihugu bitandukanye. My aunties muba hanze, please. Ndabizi ko muri kumbona musharing abashuti banyu. Ni ukuri dukeneye abantu benshi hano, dukeneye umuryango munini tuzabane. Ni ukuri cyane pe, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. So turabakunda cyane, tugiye kuzaza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nizeye ko mutazarambirwa my pretty face. Yeah, bye.